Muraho neza nshuti za Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi Kicukiro Kagarama, tugiye kwereka inzu iri kugurishwa kuri miliyoni 190 ndetse harimo n'ibiganiro. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 ndetse salon na salle à manger n'igikoni cyiza cyane ndetse n'aka rooftop muri kona hejuru. Iyi nzu yacu ni nziza kuri miliyoni 190 y'amafaranga y'u Rwanda ndetse ni kuri kaburimbo. Reka rero ntabatindiye mbinjize mu nzu cyangwa se mbereke ikintu cyose kigize iyi nzu yacu. Reka dukomezanye tubereke ubwiza bw'inzu. Ahangaha mpagaze rero ni muri parikingi, urabona ko yakwakira imodoka 3 zaparitse neza nta kibazo zifite. Reka noneho mbinjize mu nzu tubereke uburyo inzu mpagaze ahangaha kuri balcon, urabona ko ni kuri balcon yinjira mu nzu ugana mu nzu. Uvuga ngo keza cyane gafite ndetse n'utudesign twiza cyane uko amatara meza, plafond y'igitsamba. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 190 ndetse harimo n'ibiganiro. Inzu yacu iri kuri kaburimbo kuko nabibabwiye mu video itangira. Reka noneho dukomeze mu nzu tubereke ubwiza bwayo. Tukiri hano murabona ko twinjiye muri salon, urabona ko twinjiye muri salon nini cyane yakwakira intebe nyinshi ndetse na TV stand n'izi design muri kugenda mureba. Plafond yo nababwiye ko ari gypsum ndetse n'amatara meza cyane. Hanyuma urabona ko ari salon nini yisanzuye ifite ndetse ibintu byose bikwiranye n'iyi nzu ya miliyoni 190 n'ibikani. Reka dukomeze tujye no muri salle à manger tubereke uburyo ibintu bimeze. Tukiri hano tuza muri salle à manger nziza cyane ifite utuntu twiza, urabona ko ifite amazi, urabona ko ari ibintu byiza cyane ndetse na design nziza rwose zibereye iyi nzu yacu. Twava ahangaha tuza mu gikoni cyiza kandi kinini, urabona ko gifite utubati twiza kugira ngo mukigende mubireba uburyo iyi nzu imeze. Kuri miliyoni 190 iyi nzu yaba iyawe. Reka noneho twinjire mu byumba tubereke uburyo ibintu bimeze. Twinjiye rero muri cya cyumba twita icy'abashyitsi, urabona ko ari icyumba gifite umuryango uhera hariya ndetse n'uyu nguyu. Urumva ngo umushyitsi wawe akaza akiryamiramo nta kibazo afite. Hanyuma urugi nako idirishya ryo hanze, urabona ko ari idirishya ryiza cyane ribasha kumuha urumuri. Hanyuma tukaza hehe muri no toilette y'umushyitsi. Ni ukuvuga ngo ni iyi ngiyi nk'uko kugenda mubireba, ifite toilette nziza cyane ndetse n'ubwogero bwiza n'iyi lavabo nziza cyane kugenda mureba ahangaha. Urabona ko ari ibintu byose baricaye barategura neza cyane. Miliyoni 190 ndetse harimo n'ibiganiro. Reka dukomezanye no mu bindi byumba 3 bindi bisigaye. Nababwiye ko inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Reka dukomeze. Tukinjira ahangaha rero urabona ko twinjiye, ni ukuvuga ngo iyi koridoro twinjiye muri ya koridoro isavinga ibyumba 3. Reba uburyo bimeze. Ni ukuvuga ngo icyumba cya mbere ni iki ngiki ndetse n'iki cya kabiri na chambre principale ukwayo tutarinjiramo, ntabwo turayinjiramo. Ni ukuvuga ngo icyumba kimwe kiri ahangaha, hano hakasohoka uyu muryango ugana mu gikari, ngira ngo mukubona cameraman nahagere abanyerekere. Reka rero dukomeze muri ibi byumba bindi turebe uburyo imeze. Wow, wajya ubona iki cyumba kinini nacyo cyiza cyane gifite idirishya ryacyo ribasha kuguha urumuri rwiza cyane. Hanyuma twava muri iki cyumba tukajya muri kiriya, kugira ngo mukugera mubibona. Dore icyumba ngiki kindi cya gatatu, urabona ko nacyo ari icyumba cyiza cyane. Urabona ko ari icyumba cyiza gifite rwose plafond y'igitsamba ndetse n'amatara meza cyane. Hanyuma tugatuza hehe? Tugatuza ahangaha muri iyi toilette isavinga bya byumba bibiri. Ni ukuvuga ngo ifite toilette isavinga ibyumba bibiri. Ni ukuvuga ngo ibyumba 4, toilette 3. Hanyuma tugatuza none muri master bedroom. Master bedroom nziza cyane, urabona ko ari ahangaha master bedroom. Twinjira gutya tugatuza ahangaha muri iki cyumba kinini cyane rwose nk'uko mugenda mubireba. Icyumba kinini gifite ndetse n'utubati twacyo. Hanyuma plafond gypsum. Na wa muryango nababwiye usohoka hanze muri ya chambre principale ifite nayo umuryango. Dore uyu wa muryango usohoka hanze, aho turaza kubigira. Reka noneho tujye muri shower cyangwa se toilette na douche bya master bedroom. Urabona ko ari ibintu byiza cyane rwose. Dore ngaha turahinjiye, uko mukugenda mubibona ni ibintu byiza cyane. Urabona ko afite utuntu twiza bagiye bakorana, urabona ko ari ibintu biri class, ibintu byiza cyane ndetse na za toilette nziza cyane. Reka noneho tujye hanze tubereke na rooftop yayo. Reka mpera ahangaha rero mbereka ahantu umuntu aca agiye kuri rooftop. Ni ukuvuga ngo ushobora kuzamuka gutya uvuye muri parking ukicira hano ukazamuka ku rooftop nziza cyane.
dore ni uko bazamuka za esikariye zigana kuri rooftop. murabona ko ari ibintu byiza cyane rwose. iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 190, ndetse harimo n'ibiganiro. Wow, urabona ko ngeze kuri ya rooftop yacu rero nziza cyane. urabona ko ufite view y'ahantu hose igahanga, ngira ngo mukabona view nziza cyane, ndetse n'aka ka rooftop kacu keza cyane gafite aya mabuye. murabona ko ari ibintu biri class, ni ibintu byiza cyane rwose kuri ino nzu ya miliyoni 190, ndetse harimo n'ibiganiro. urabona ko wicaye hano n'umuryango wawe muri uyu mutaka, urabona ko ari ibintu byiza cyane rwose. inshuti bakunzi bacu rero, mwe mudahwema kudukurikira, reka mbabwire nti mugire amafaranga, mugire Imana, mugire ndetse n'umugisha wo gukorera amafaranga kugira ngo mubashe kugura iyi nzu. hanyuma ikindi mujye mwibuka gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubasha kureba updates tuba tubafitiye z'amazu tubafitiye muri kuri urubuga rwacu rwa Rwanda Real Estate. murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.